Shalom, ikaze kuri Senguhoke. Tuje kuganira ijambo ry'Imana. Ejo twaganiriye amagambo y'aho bibera mu isi y'umwuka. Twabonye ko mu mwuka ibiboneka byose bituruka mu mwuka. Ibigaragara byose byaturutse mu mwuka. Biboneka biva mu bitaboneka, bigaragara biva mu bitagaragara. Tubona rero ko aho mu mwuka ariho tugomba kujya kandi ariho tugomba kwiga imikorere yaho. Ariko zirikana ko mu mwuka hari mu byiciro bibiri. Mu mwuka hari mu mwuka y'igice cy'isi y'umwijima. Hari ibiremwa byavumwe byaciriwe iteka, akazi kabyo ari ukugira nabi, kwiba, kwica, kurimbura. Hari aho hakaba hateranira imyuka y'abapfuye kera, bapfiriye mu byaha, bapfuye bagomeye Imana. Za roho zabo ziba muri icyo gice cy'isi y'umwijima. Tukavuga ko hariho n'abamarayika bagomeye Imana. Ibyo biremwa by'amarayika byagomeye Imana byose bikaba muri icyo cyiciro cy'igice cyo mu mwuka. Hari bamwe rero bashobora gukomunikana n'iyo si y'umwuka y'umwijima, kuko iyo si yindi y'umwijima nayo niyo ikomokwamo ibibi byose, ibyago n'amakuba, indwara, ubukene n'ibindi byose bisunikwa bikaza mu isi biboneka bivuye aho ngaho. Byinshi tubona biba mu buzima bw'abantu, biba ku mibereho y'abantu, bicurirwa aho ngaho muri iyo si y'umwijima. Ibyaha byose bituruka muri iyo si y'umwijima. Bimwe mu biremwa biri muri icyo gice nibyo bishobora kuza bikanduza abantu imico mibi, bikanduza abantu ingeso mbi, bikabinjiramo bikabatera ingeso mbi. Umuntu akaba umusinzi ruharwa, ariko ari bimwe mu biremwa cyangwa kimwe mu kiremwa cy'umwuka cyavuye aho ngaho muri iyo si y'umwijima kimwinjiramo, kimutera ubusinzi, ananirwa kubureka. Cyangwa abandi ugasanga basambanyi bo mu nzego zo hejuru, ariko hari ikiremwa cyavuye muri iyo si. Iyo ngiyo mbi y'umwijima kiraza kimwinjiramo, asambana atari we, nicyo kimukoresha, nicyo gituma atabihana, atabirekura, kuko kiba cyamwinjiyemo kigahindura imitekerereze na kamere ye. Rero abandi iyo si y'umwijima ikabaha imbaraga zo kuroga, kugira nabi, kubabaza abantu, kuzinga abantu, bakoresheje imbaraga zo muri icyo gice cy'iyo si yindi y'umwijima. Twebwe rero ngaho so dushaka kuvuga, turavuga isi y'umwuka, igice cy'Imana ihoraho, aho iryo twita ijuru ry'Imana isumba byose, aho dusabana nayo. Ijuru rigira neza, ijuru riratabara, ijuru rirarenganura, ijuru rirabohora abababoshywe n'icyo gice, rirahumuriza, tanga imbaraga zo gusenya bimwe mu bikorwa n'icyo gice kindi cy'iyo si yindi. So rero tuje hano kugira ngo tuganire. Iyo mu mwuka hari abo muri kiriya gice bagufashe, ntabwo bakurekura mu buryo bwo kubahendahenda. Bakurekura kuko warwanye, bakurekura kuko hari icyatumye bemera kukurekura. Kandi kugira ngo bakurekure bisaba kuba uri muri kote yindi nziza, uri kumwe n'Imana, wambaza Imana kugira ngo igukure mu buretwa bwabo. Ndagusengera ngo Imana igukure mu buretwa bw'abarusi, igukure mu buretwa bw'abakonikoni, igukure mu buretwa imyuka mibi yagushyizemo. Kuko abo bo muri iyo si yindi, icyo gice, akazi kabo ni ukugira nabi,
ni ukubabaza abana b'abantu. Nta mpuhwe bagirira abantu, nta mpuhwe bagirira abo mu isi. Umurimo wabo ni uwo kurimbura gusa, kuko n'umuyobozi wabo yica umurimbuzi aho muri yose. Hano mu isi rero iyo bakudomina, iyo bagufashe, kukurekura ntabwo bapfa kukurekura. Iyo bakubohesheje umugozi cyangwa se baragushyize ku buretwa bw'indwara za hato na hato, kugira ngo ubwo buretwa bw'indwara za hato na hato zikuveho, bigusaba kugira ngo ube usabana n'Imana n'isi y'umwuka, uruhande rw'Imana ihoraho, umuremyi, umugenga wa byose. Iyo usabana nayo, imanura imbaraga zayo zikagukura mu buretwa washyizwemo bw'uburwayi, niba ari uburetwa bw'ubukene. Iyo usabana nayo, ugasabana n'Imana umuremyi w'imibiri, umuremyi w'ubugingo, umuremyi w'isi iboneka n'itaboneka, iramanuka ikagaca muri umwiga, ikagucaho ubwo buretwa. Bisaba rero kuyegera no kurushaho kuyimenya birushijeho. Ntabwo rero niyo iyi si y'umwijima ishatse kukurekura n'abana bayo ngo bakurekure, ntabwo baba bifuza ko wagera kure. Baba bashaka kugira ngo ugarukire hafi aho bashobora kugufatisha, bakaba bakongera bakakureka ipera. Reka rero tubanze dusenge, hanyuma twinjire neza mu ijambo. Ibyo ni byo tugiye kuganira. Mana y'icyubahiro, ngwino utwigisha, ngwino ubane natwe. Mwuka wera, manukira muri iki kirere cyanjye. Mpamagaye imbaraga z'Imana kumanukira mu kirere cyanjye no kumanukaho, katika jina la Yesu. Nsenge Satani n'imikorere ye mu kirere cyanjye, zina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zifatira amahishurirwa, zifatira amayerekwa, zidashaka ko tutekereza tukagera kure heza, tugahishurirwa n'Imana ihoraho, umwuka wera akaduhishurira, ndazivima mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Mpamagaye umwuka wera uduhishurira mu izina rya Yesu Kristo, agahishura ibihishwe iby'ubwenge bwo mu isi budasingira. Mwuka wera ngwino, mwuka wera ngwino kuri njye. Mwuka wera ambara ubwonko bwanjye n'imikorere y'ubwonko. Mwuka wera ambara akanwa kanjye n'ururimi rwanjye. Mwuka wera ambara ijwi ryanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera mpakumva no gusobanukirwa, kugira ngo nanjye mbwira abandi ibyo mbwira, kwa jina la Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Urakoze mwuka wera. Nsengera rero buri wese waruje hano kandi turi kumwe hano kuri Sembohoke, nawe umuhe kumva no gusobanukirwa, wa jina la Yesu. Imbaraga zarwanira mu kirere cyacu n'icy'uyu muntu ndazitwika. Yewe wa murozi we, yewe wa mwana w'umwijima we, va muri iki kirere cy'uyu muntu, wa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Va mu kirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo, wapfuye watsinze urupfu n'ikuzimu. Urakoze mwami ku kirere cyanjye kigaruriwe nawe. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe kuba munsi y'ikirere kizima, kugira ngo ubashe kumva kandi ubashe gusobanukirwa ibyo tugiye kwiga mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo ryonyine ritubera umuco, ni naryo ryonyine ritubera itabaza. Rimurikira imitima yacu, rikatwereka aho turi, rikamurikira imitima yacu, rikatwereka aho tugomba kugana. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Rero ahatari ijambo ry'Imana haba ubujiji, haba ubupfapfa. Ahatari ijambo ry'Imana haba kutamenya, haba kudasobanukirwa, haba kutumva neza. Ariko aho ijambo ry'Imana ryaje, haba umucyo mwinshi w'itangaza. Nta muntu, Yesu yaravuze ngo ntawe uzamukurikira uzigera ugendera mu mwijima na hato. Ntibibaho. Rero tugiye kuganira amagambo y'Imana. Twavugaga tuti isi y'umwijima mu ruhande rwabo n'abakozi bayo ntibaba bifuza kukurekura. Baba bashaka kugira ngo baguheze mu bibazo byabo, baguteshe. Ntabwo baba bifuza kubona ubisohokamo.
gusohoka mu bibazo byawe, kuko wibuke ko ibibazo byawe hari ababyungukiramo. Mu bibazo byawe hari abifitemo inyungu batifuza ko byacika, kugira ngo mu bibazo byawe bakomeze kubiboneramo inyungu. Rero kubw'ibyo, kuko mu bibazo byawe haba babivanamo inyungu, ntabwo baba bifuza ko byashira. Niyo bakwereka ko bishaka ko bishira, baba bashaka kugira ngo bigabanuke ariko ntibishire. Rero ni wowe ugomba kugira umutima wo gushaka kubisohokamo, kugira umutima wo gushaka gusohoka mu bibazo bitandukanye, cyane cyane ibidafite igisubizo n'ubwenge bwawe. Hari ibibazo duhura nabyo usanga tudafite ibisubizo mu bwenge bwacu, hakaba na bimwe mu bibazo usanga tuba dufitiye ibisubizo. Ngenda ndavuga bya bibazo rero tudafitiye igisubizo. Ndavuga bya bibazo biturusha imbaraga, ndavuga bya bibazo biturusha kuremera, bya bindi utabona n'uwo wambaza ngo abigufashemo. Ibyo nibyo ndi kuvugaho. Ibyo rero bimwe na bimwe biba bikomeye bityo, bifite aho bicurirwa, bifite aho bitegurirwa, hanyuma bikazanwa ku bana b'abantu. Aho bicurirwa n'aho bitegurirwa ni muri rwa ruganda ruba mu isi y'umwijima, aho abana b'umwijima bicara bagapangira umuntu kugira ngo bamuheze mu buretwa bwabo. Uwiteka gukure mu buretwa bw'abantu, Uwiteka gukure mu buretwa bwa Farawo. Tugiye gusoma amwe mu magambo y'Imana, aho tugiye kureba bimwe mu byanditswe. Turebe ku Bisirayeli. Twinjire mu gitabo cyo Kuva, igice cyaho cya 10 n'umurongo waho wa 24. Handitse ngo Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Mose aramubwira ati, ukwiriye kuduha n'ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo, n'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Ariko Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka bagenda. Farawo aramubwira ati, mvaho irinde, ntukongere kunshira iryera, kuko umunsi uzongera kunshira iryera uzapfa. Mose aramusubiza ati, vuze ukuri, sinzongera kuguca iryera. Uwiteka akora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe kizatuma utazongera guca iryera ibyo bibazo, izo ntambara urimo uracamo, mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye amagambo y'Imana ariko y'amateka byabaye ku Bisirayeli. Muri iki gice cyo Kuva mu gice cya 10 turabona Imana iteza umwijima w'amazi iminsi 3 ku buryo nta wabashaga kureba imbere cyangwa inyuma cyangwa akantu akariko kose mu gihugu cya Egiputa. Ariko i Gosheni aho Abisiraheli bari harabonaga. Farawo abonye icyo cyago atejwe, yahise amagara Mose aramubwira ati, nsabira ku Uwiteka Imana yawe ihagarika ibi ngibi.
hanyuma mugende, ndemeye mugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara. Mu gice cya 8 umurongo 8, igice cy'umunani n'umurongo 24 tubona Farawo ababwira ngo nimugende ariko ntimugere kure. Aha muri iki gice cya 10 tubonye ababwira ngo nimugende ariko amashyo yanyu y'inka n'imikumbi yanyu n'amatungo yose birasigara hano. Bwa mbere umwanzi ntabwo aba yifuza wowe kwagera kure. Iyo wemeye rero kumuva mu maboko udafite intego yo kugera kure mu gakiza, udafite intego yo gukizwa neza, udafite intego ukava mu byaha, udafite intego yo gukizwa neza. Gukizwa nabi ni ukwihemukira, gukizwa nabi ni ukwitera umwako. Nanone kujya mu gakiza udafite intego nziza izakugeza mu bugingo buhoraho, uba ari ukwihemukira, uba ari ukwitera umwako. Ugomba gukizwa ushaka kuzagera mu ijuru ry'Imana ihoraho, ikaba ariyo ntego ya mbere. Intego ya kabiri, ukiri hano mu isi ugashyika ku cy'Imana cyose yari yagambiriye kugomba kugeraho hano mu isi, ukava muri destination yawe. So rero iyo ukijijwe ufite izo ntego zombi uko ari ebyiri, intego y'ubugingo buhoraho, ubwo urumva wowe uba ufite gushaka kugera kure, ufite kugera kure. Kandi intego ya kabiri, ukiri hano mu isi kuba muri destination yawe, destiny yawe. Nuvuga ngo iby'Imana yarapanze ko bizakubaho byose byiza, ibyitwa ko ari byiza, ibyo waremewe n'ibyo wateguriwe Imana yagupangiye, ukava mu isi ubikandagiyemo kandi ubibayemo. Izo ni intego. Nuvuga ngo rero uba ufite gushaka kugera kure heza. Bwa mbere rero turabona Farawo abwira Abisirayeli ngo nimugende, mu gice cy'umunani umurongo 24, nimugende ariko ntimugere kure. Nuvuga ngo ushobora kwinjira mu gakiza, Satani akakure ku gakiza, ukava mu byo, ariko akaba ntazagera mu gakiza kure. Azaba ari hafi ku buryo nzajya mpora mugusha, azaba ari hafi, ntabwo azinjira ndani mu gakiza, n'ubundi azakabamo atakarimo. Ndakubohora mu izina ry'Yesu. Iyo deadline washyiriweho yo kugira ngo utagera mu gakiza kure cyane ngo ukizwe neza, iyo deadline ni veo mu izina ry'Yesu Kristo. Muri iki gice cya 10 tubonye nanone Farawo kubitwa icyago kindi, ariko icyago cy'umwijima w'icuraburindi. Abonye gikomeye yemera kurekura ubwo bwoko, aranabuhamagaza, abatware babo barabahamagaza avuga ati nemeye kubarekura, ariko nimugende mukorere Imana yanyu, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara hano. Urumva ko uyu ni umutima w'umurozi cyangwa umutima wa Satani. Satani ashobora kukureka ugakizwa, ariko akavuga ngo umutungo we nzawugumana, amahirwe ye azaguma hano iwanjye, ukuboko kwe kwiza kuzaguma hano. Akavuga ngo nta imitungo ye yo ntabwo agomba kuyijyana. Nibwo rero tugaruka tukavuga ngo nayo turayishaka, kuko tugomba kuyikoresherezamo Uwiteka Imana. Umurokore wakijijwe neza natunze akorera Imana neza, kuko atanga 1/10, akakorera Imana, agatanga amaturo, agakorera Imana, agafasha imfubyi, afasha abapfakazi, agashyigikira abakozi b'Imana, nk'uko nguko nyine akabatera inkunga, agakorera Imana kuko nyine aba yatunze. Satani rero ntabwo ashaka kuba bamwe mu basenga mutunga. Abavuga ngo nibasigarana amasengesho, basigarana agakiza, ariko umutungo apana. Farawo yaravuze ati yego ndabarekuye, ariko nibagenda, ariko cyitwa imitungo, amashyo yabo y'inka n'imikumbi yabo byo biraguma hano. Ariko Mose arashega, Mose aravuga ngo oya, n'amashyo yacu
n'inka zacu. Yatangiye amubwira ngo woya ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. Imana yacu ni Imana yakira ibitambo by'amaturo, yakira ibitambo by'amaturo kugira ngo duhabwe umugisha. Ntabwo yakira ibitambo bikuraho ibyaha. Amaraso Yesu Kristo arihagije kugukuraho ibyaha n'ibicumuro. Ayo arihagije, yahindutse igitambo kidukuraho ibyaha. Ariko icyitwa umugisha w'Imana, Imana ibikeneye amaturo y'ubwoko bwitwa ibitambo kugira ngo ukingurirwe buri muryango wa buri mugisha wifuza. Imana ibikeneye kutanga 1/10 kugira ngo irusheho kuguhezagira no kuguha umugisha mu byo ukora. Imana ibikeneye ko tanga ituro ry'umuganura, tanga ituro ry'igitambo, tanga ituro ry'umutima ukunze, utanga ituro ry'ishimwe. Ibyo byose rero ni ibintu Satani abazi yuko umurokore yabibonye abasha gukorera Imana yakayinezeza no mu byo atunze. Nk'uko umuririmbyi aririmba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Satani abazi yuko umurokore watunze cyangwa umukizwa watunze azakorera Imana neza. Niyo mpamvu we murokore rero cyangwa umukizwa ugomba kuvuga ngo oya Mana, ukabwira Satani ngo oya Satani, oya mwamizi mumwe, n'amashyo y'inka n'imikumbi nabyo ndabikeneye, n'akazi nako ndagakeneye kafatika, na business nayo ndayishaka, kuko ntazi ko Imana izansaba kugira ngo ngikoreshe kubw'ubwami bwayo. Hari abagenda rero Satani akabarekura, ariko mu mwuka agasigarana ibindi. Akaba yakurekura ukagenda ugakizwa, ariko agasigarana urugo rwawe n'urushako rwawe. Akaba yakureka ugakizwa, ariko agasigarana umubiri wawe. Umutima ukaba ari umutima ujya mu bugingo, roho yawe ari ijya mu bugingo, ariko umubiri wawe akawusigarana akawibasira. Ugomba kubwira Satani ngo oya, n'umubiri wanjye ugomba kuba muzima. Hari abandi abwira ngo ariko urubyaro ndarusigarana, murakijijwe ariko urubyaro ndarusigarana. Subirayo mubwire ngo n'urubyaro Uwiteka ararushaka. Subirayo mubwire ngo n'ubutunzi Uwiteka arashaka ko mbutunga, kugira ngo mbone uko nkorera Imana yanjye nkoresheje bwa butunzi yampaye. Yes, iri jambo rirasobanutse. Ibi rero bigusaba kugira ngo umenye ko ariko biba bihari mu mwuka. Byose bibera mu mwuka. Mu mwuka niho usabwa kujya, kandi kujya mu mwuka biroroshye. Isi y'umwuka kudiringa nayo, tudiringa nayo biciye mu magambo mu mpande zombi. Kandi amagambo ni amagambo aturuka mu ndiba y'imitima yacu dusenga. Mu gice cy'abandi bo amagambo bakoresha nayitwa imitongero, kugira ngo ubwami bwabo bwa Satani n'abadayimoni babo bakore. Nabo bica mu misengero ariko yitwa imitongero. Bo ni imitongero. Twebwe ntidutongera, ahubwo duhamagara Imana, tugasenga Imana, tukambaza Uwiteka. Muri uko kwambaza Uwiteka mu gice cyacu cy'Imana yacu ikatwumva, igasubiza gusenga kwanjye n'ukwawe. So muri iki gice rero ni wowe ugomba kumenya ibi bintu bibiri. Kwifuza kugera kure, kuko tubonye mu kuva mu 8:24 ntago umwanzi cyangwa Farawo yifuzaga ko ubwoko bw'Abisirayeli bugera kure. Rero wowe ugomba kumuvuguruza ukavuga ati woya turagera kure, turarenga deadline n'imipaka. Jya kwisengesho rubohora, urasanga igisongesho rirenga imbibi n'imipaka twashyizeho. Usengane natwe kwisengesho ribohora, ariko kandi ntuve udakoze subscribe, kuko mu minsi iri imbere isengesho ribohora niryo tuzakomeza, kuko iyi channel utubazo ifite ntago turashira. Mu bihe bishoboka dushobora no kwihagarika tugikomereza isengesho ribohora, keretse Imana nidufasha bigakunda utubazo tuyirimo tukavamo.
rero turimo turavuga ibiki? Turimo turavuga ibintu bibiri by'ingenzi: kutemerera k'umwanzi agushyiraho deadline ngo akubwire ngo ntugere kure, nawe umubwire ati yego rwose sinzagera kure. Kutemerera umwanzi ngo akubwire ngo yego genda, ariko imitungo yawe, ariko umubiri wawe, ariko icyitwa imibereho, ariko icyitwa akazi, ariko icyitwa urubyaro, cyitwa urushako, akaba yakubwira ngo ndabisigarana hano. Oya, no muri urwo rushako rurakenewe kugira ngo we n'abana bawe mukorere Uwiteka. Yes, n'ako kazi karakenewe kugira ngo ibyo uvana muri ako kazi kawe bigufashe kwiteza imbere no guteza imbere ab'umuryango wawe, ndetse bigufashe no gukorera Imana ubikoresheje. Ni ngombwa rero no kumubwira ngo nibi nabyo birakenewe, kandi ukamubwira ushikamye mu izina rya Yesu Kristo, ukamuga ngo nibi nabyo birakenewe. N'imitungo ntabwo gusigira, ntabwo ngusigira urushako rwanjye, kuko Imana irashaka ko nubaka urugo nkabyara nkororoka. Ntabwo urubyaro ndugusigira, ntabwo umubiri wanjye ngugusigira, kuko umubiri wanjye ugomba kuba inzu y'Uwiteka, ingoro y'Umwuka Wera w'Imana. Ntabwo umubiri wawe ugomba kuba icumbi ry'imyuka mibi ihumanya yose. Iyo yaguhumanyije mu nda, ndategeka ngo ikuvire mu nda mu izina rya Yesu Kristo. Iyo wumva mu bitugu, ndategeka ngo ikuve mu bitugu, kuko ibyo bitugu byawe atari ibiheka imyuka mibi. Iyo ifata umutwe wawe, ndatura ngo irekure uwo mutwe wawe mu izina rya Yesu Kristo, kuko n'umutwe wawe Yesu Kristo arawushaka. N'ibitugu byawe Imana irabishaka, n'iyo nda yawe Imana irayishaka, umubiri wawe Imana irawushaka. Nta gice cy'ubuzima bwawe ugomba kureka ngo kigume mu maboko y'umwanzi. Mose yanze ko imitungo yabo, amashyo yabo n'imikumbi yabo y'inka bisigara mu maboko ya Farawo. Yaramubwiye ngo woya da, n'aya mashyo n'aya matungo ugomba kubiduha, kuko tugomba kujya kubitambiraho Uwiteka Imana yacu ibitambo. Iyo ni ingingo yumvikana. Iyo ushaka akazi kugira ngo ka kazi ugahesherezemo Imana icyubahiro, ukorera Imana muri ako kazi. Ushaka kwiga kugira ngo mu kwiga kwawe numara kuronka ubwenge n'amadiplome n'ibiki ugatangira ubuzima bwawe uzahesha Imana icyubahiro, Imana irumva cyane. Ushaka urugo kugira ngo urugo rwawe ruheshe Imana icyubahiro, tari rwa rugo ruzabo bw'umwiryane n'urw'ibiyoga n'ibindi, ukabwira Imana, Mana Satani byumve, ndashaka n'urugo kugira ngo njye n'umuryango wanjye n'urugo rwanjye dukorere Imana. Iyo ngingo irumvikana, Imana ikarwana kugira ngo ibyo uvuze bibe gutyo. Mose kuko yavuze ati ntabwo tuzi ibyo Uwiteka ashobora kudusaba iyo ngiyo mu butayu, ayo mashyo n'imikumbi yacu y'inka nibyo tuzenda tubikoresherezemo Uwiteka Imana yacu. Ibyo byatumye Imana yumva cyane, kuko Mose yari afite intego yo kugira ngo muri ayo matungo, muri iyo mitungo yose nayo ibashe kuva muri Egiputa, kuko yagombaga kuzakoresherezwamo umurimo w'Imana. Ese umutungo wowe wifuza, ubukire wifuza, ese uzabukoresherezamo Imana? Uzabukoreramo umurimo w'Imana? Uzabwifashisha ufasha imfubyi, ufasha abababaye, ufasha abakozi b'Imana muri domene zabo no mu mihamagaro yabo? Ese ubwo butunzi n'ubwo bukire wifuza urashaka kubudamararamo wowe ubwawe n'umuryango wawe gusa? Ntabwo ari icyo waremewe. No mu by'Imana iduha iba yifuza ko tuyikorera muri byo yaduhaye. Kubw'ibyo rero navugaga kwataka yasi yindi y'umwijima, iyo yabuziritse ibyawe igashaka kuguheza mu bubata, ukayibwira ngo n'umutungo wanjye ndawushaka kugira ngo njye kuwukoreramo Uwiteka.
n'umubiri ndawushaka ari muzima. Ingingo zanjye ni nzima zikora zose kugira ngo nkorere Imana umubiri wanjye ari muzima. Wowe rero ufite intego yo gukorera Imana umubiri wawe ari muzima, ndategetse kugira ngo Uwiteka aguhe gukira mu izina rya Yesu Kristo. Aguhe gukira wowe wari ufite ikibazo cy'amaguru, ndavugana nawe ngo ayo maguru ahambuke mu izina rya Yesu abe mazima. Wowe wari ufite ikibazo cy'uburibwe bw'umugongo, ndatura ngo uwo mugongo ukire mu izina rya Yesu Kristo, ukorera Imana ufite umugongo muzima. Wowe warwaraga umutwe ruhande rumwe, ndatura kugira ngo mu izina rya Yesu umutwe wawe uhinduke muzima, ukorera Imana uri muzima. Zopetese kiriya holeya. Ngaho gira intego nziza, gira intego yo gushaka kugira kure, kandi biharanire mu kumva ijambo ry'Imana no mu gusenga. Mose yarabiharaniye, abwira Farawo ati we tugomba kugera kure. Ageze ku rwego rwo kuvuga ngo noneho sasa imitungo nayo isigare, Mose arahatana aravuga ati we n'umutungo nawo turawujyana. Aho niho ugomba guhagarara ukabwira Satani ngo n'imitungo yanjye nayo irakenewe kugira ngo nkorere Imana ntiganyira ntihebye, ntateze amaboko ntasabiriza, kugira ngo nkorere Imana yanjye mfasha abantu batandukanye, mfasha abantu banyuranye, nshyigikira abantu bavuga iby'Imana babikunze. Uwiteka agumugisha, Uwiteka kugire neza. Subirayo rero ubwire abo ngabo, babwira uti n'ubutunzi bwanjye simbusiga amaboko yanyu. Birashoboka warakijijwe ariko ukabona ubutunzi bwakubaye kure, bo barabusigaranye barakurekura kiza ubutunzi barabusigarana. Urasabwa gusubirayo ukababwira ngo n'ubutunzi bwanjye ndabushaka. Warakijijwe ariko umaze gukizwa mu bugingo, umubiri wawe usigara mu maboko ya Farawo. Subirayo mubwire ngo n'umubiri wanjye ugomba gukira, n'umubiri wanjye ugomba kuba muzima. Diringa niyo si y'umwuka muri icyo gice cy'abadayimoni, ubwe ngo murandekura, murarekura imitungo yanjye. Barumva mu isi y'umwuka, ikintu cyose cyurumva kigira amatwi kikumva. Mu isi y'umwuka nta kitumva, we gusa avuga. Nugufashe arakurekura, arakumva kurekure, arakurekura. Yes, Imana iguha umugisha rero kandi Imana ikugire neza. Uwashaka nagarukira hano tukazakomeza ejo mu ijambo ry'Imana, ariko nyarukira kuri isengesho ribohora official, kanda subscribe, kanda share ku isengesho ribohora, kuko turi kubabwira ngo nibiba ngombwa niho isengesho ribohora tuzakomeza, tuzarikomerezaho. Kandi nyuma yuko iyi senga ubohoke, nibakomeza kwishinza ibyo bari kwirega, bari kuturega ngo twakoresheje video z'abandi bitewe nuko mwumvise yuko twatangiraga twigisha hakabanzamo uwo muziki. Uwo muziki rero batureze copyright. Rero nibiba ngombwa ibyo bibazo nibitavamo, iyi zahita ivaho, dukomeze isengesho ribohora. Jya ku isengesho ribohora rero tubane iminsi yose. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Shalom, mugire ibihe byiza.